urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Ngewe ko numvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko bishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Iki kiganiro mugikurikira kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri Radio Ishingiro ivugira ku 107.5, Radio Izuba ivugira ku 100 ndetse no kuri Radio Isangano ivugira kuri 89.4 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cya gatanu mu biganiro 30 muzagezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, by'umwihariko uko wabungabunga ubuzima bwawe bwo mu mutwe muri iki gisi yose ihanganye no kurwanya icyorezo cya COVID-19. Nge mugiye kubana mbageza iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho Roger Nigena ahagarariye iki kiganiro. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Ibihe bidasanzwe turimo bifite ingaruka zikomeye ku nzego zitandukanye z'ubuzima bwa muntu. Iki gihe umuntu ari mu bihe bidasanzwe bituma atakaza ibyamuhaga icyizere cy'ubuzima, agatakaza ibyo yamenyereye gukora buri munsi ndetse n'ubusabane bwe n'abandi bukagabanyuka. Icyorezo cya virusi ya corona hari abo cyagizeho ingaruka mu buryo bw'imitekerereze bitewe n'imibereho cyabasanzemo, bamwe bikanabagora kwiyakira bakabaho bahangayitse. Urugero ni umubyeyi w'abana babiri witwa Uwimana Agnes ufite imyaka 34 akaba atuye mu karere ka Ngoma. Avuga ko iki cyorezo cyamuteye umuhangayiko ukomeye kuko yari yiteguye kubona akazi ariko byicwa n'umwaduko wa COVID-19 watumye amashuri afungwa maze ubuzima bukagora umuryango we cyane, dore ko avuga ko n'umugabo we nawe nta kazi afite uretse gushakisha hirya no hino. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Noel Manishimwe. Icyorezo cya COVID-19 nkimara kumva ko cyageze mu Rwanda natangiye gutekereza byinshi cyane, ariko by'umwihariko ubwo hafatarwa ingamba zo gufunga ibikorwa runaka. Ubusanzwe ngewe nize ubwarimu, sindabona akazi ubu ngubu, ariko hahise hafungwa ibigo by'amashuri, abanyeshuri barataha. Icyo gihe natangiye gutekereza ese ejo hanjye noneho bizarangira gute, bizagenda gute ko amashuri cyangwa se aho nari nteze akazi ko bahafunze, ariko numvaga ko ari ibintu wenda bizaza bikamara ukwezi kumwe, amezi abiri wenda bikarangira, ariko kugezana n'ubu ngubu babona ko icyorezo cyo gikomeje gufata intera na n'ubu ngo amashuri ntarafungura. Ukimara kubyumva bwa mbere byakugizeho izihe ngaruka mu buryo bw'imitekerereze? Wabyakiriye ute ko icyorezo cyageze mu Rwanda? Byaramuhungabanyije cyane kuko narakoze ikizamini cy'akazi, niteguye ko wenda amanota bayashyira hagaragara nkajya mu kazi. Ubwo natangiye gutekereza se ko bafunze ibikorwa harimo n'amashuri, harimo naho niteze kuzakura akazi, bizagenda gute? Ntangira gutekereza ese amafaranga yo gukodesha y'ubukode ndayakura hehe? Ibyo bintu byatumye mu mutwe wanjye ntaba stable. Ubu uracyahangayitse, uracyagira ibibazo mu bijyanye n'imitekerereze, kudasinzira n'ibiki biracyakubaho? Biracyahari cyane kuko urumva iki cyabiteye ntabwo kiragenda, kiracyahari. Niba nta kazi mfite, kurya ari ikibazo, umwana akeneye kubona umwambaro, umwana akeneye kubona icyo gikoma, no gutekereza ikintu nafitiye igisubizo. Sinzi ngo ni ryari amashuri azafungura. Iyo ubona nta gitoki kiri mu nzu, umunyu nta uhari, nta muceri, nta bugari buhari, nyiri inzu ukwezi kuzashira za kubwire ngo nishyura amafaranga y'inzu urakodesha, ibyo bintu iyo byonye biri mu mutwe wawe ntabwo bishobora gutuma usinzira. None se Uwima ubyitwaramo gute? Ubu ngubu uri kubigendamo gute?
niba nkubwira yuko nta kazi mfite ubu ngubu ni ibiraka umuntu agenda abona nabyo umuntu atavuga yuko bimuhereza amafaranga ahashobotse yo kuba yatunga umuryango. Rimwe na rimwe umuntu ashobora kurya rimwe ku munsi, gusa wenda nitugira amahirwe wenda amashuri azafungura vuba turebe yuko abatsinze badushyira mu myanya, ariko urabona ko biracyagoye cyane ku mibereho. Hari uburyo wumva wafashwamo? Wenda mbonye akazi byaba ari byiza kuko byatuma no kubona wa mwanya wo gutekereza cyane nabyo bigabanuka, ariko igikenewe muri ino minsi ni kugira ngo umuntu abone imibereho, abone ibyo kurya. Ariko iyo wicaye uzi ngo ntabwo uri bubone icyo ugaburira abana bawe, nkubwije ukuri ko n'ibitotsi kubibona ntabwo biba byoroshye. Arakoze Uwimana Agnes kudusangiza ubuhamya bwe. Atubwiye ko nyuma y'uko bimwe mu bikorwa yarahanze amaso bifunzwe yahuye no guhangayika gukomeye. Nubwo bimeze bityo, mwiyumviye ko agerageza gukora ibiraka kugira ngo abesheho umuryango we mu gihe agitegereje kuzabona akazi iki cyorezo n'ikigenza make. Nawe wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro Ejo. Guhura n'ikintu kije gitunguranye nk'icyorezo cya COVID-19 bigira ingaruka zinyuranye zirimo guhangayika ndetse no kumva ujagaraye mu mutwe. Iki cyorezo kandi cyaje mu gihe ubushakashatsi bwakozwe mu 2018 n'ishami rishinzwe ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC bwerekanye ko abanyarwanda 12% basanganywe indwara y'agahinda gakabije, 8% bakaba bafite ubwoba bukabije ndetse abagera kuri 4% bakaba bafite ihungabana. Kuba icyorezo cya COVID-19 cyaraje ntawe giteguje rero birumvikana ko cyanagize ingaruka mu byiciro bitandukanye birimo no gukururira bamwe ibibazo bifitanye isano n'indwara zo mu mutwe zirimo ubwoba, agahinda gakabije kandi gahoraho n'ibindi. Mu gushaka kumenya uko aba bantu bafashwa muri ibi bihe guhangana n'ingaruka z'iki cyorezo ku buzima bwo mu mutwe, mugenzi wacu Ishimwe Honore yaganiriye na Madame Thérèse Uwitonze, inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, maze atanga inama kuri iyi ngingo. Ni ikiganiro bagiranye ku murongo wa telefone. Harimo nyine indwara y'icyoba, harimo indwara y'agahinda gakabije, reba nk'uko gupfusha abantu mu buryo butunguranye, guhomba ibintu byawe. Hari abakoraga ubu babuze akazi, hari abicururizaga bikoreraga babuze uko bakora. Uko gutakaza rero ibintu, uko gutakaza abantu bigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe. Hari aho rero noneho binagera no ku rwego rw'aho abantu bashobora no gutekereza kwiyahura, nabwo icyo ni ikindi cyiciro nanone. Covid nayo yaje ari undi mutwaro wiyongeraho. Uwahuye n'iri hungabana cyangwa se wagize ibibazo afashwa ate? Umunyamwuga ni byiza ko aha amakuru umukiriya kugira ngo amenye iyo ndwara hakiri kare, ibyo ashobora wowe kwikorera akabikora, agakumira ibyo agomba gukorerwa n'inzobere nabyo akamuteguraho uko bazafatanya urwo rugendo. Ibiganiro bigamije kuvura, hagakurikiraho kuba yapima akareba ese uburwayi umukiriya we afite bufitanye isano na COVID-19 ku kihe kigero, akamukorera psychodiagnosis kugira ngo arebe niba kuko afite uburwayi cyangwa atabufite. Navuga rero yuko gihe bamperekeza bose muri rusange nabo 76. Icyorezo kiracyahari, turasabwa kwiga kubana nacyo. N'inama kimutanga zigamije kwirinda ibibazo bifitanye isano n'ubuzima bwo mu mutwe muri ibi bihe turimo byo guhangana na COVID-19. Mu by'ukuri icyorezo turacyari kumwe nacyo, ari abanyamwuga, ari leta, ari abanyarwanda muri rusange, namwe abanyamakuru. Ngira ngo iki nicyo murimo namwe niyo ntwererano yanyu kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe ingaruka za COVID ku buzima bwo mu mutwe, bityo bashobore kwirinda abarwaye kandi nabo bashaka ubufasha hakiri kare bazi naho babushaka. Arakoze Madame Thérèse Uwitonze, inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Reka noneho twinjire muri wa mwanya mwiza wo kumva ikinamico Sigasira. Turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro, ari nako tugana ku musozo. Iyumvire igice cya 5 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Mukesha atavuga rumwe na Nkusi kuko amubwirije gukaraba intoki mbere yo kwinjira mu nzu kandi undi nta mavuta yo kwisiga mu ntoki yagendanye.
Fisi we yarakomeje kubabazwa n'ihohoterwa ababyeyi be bakorera mushiki we Madudu bamuhora ko yavukanye ubumuga. Ubu bimeze bite? Wicikwa? Arahari. Ariko urabanza ukaraba intoki niko papa yatwigishije muri corona. Ese ubwo ninde untukira umwana? Ni njyewe. Ariko dansi nako mukecuru. Ntumbwire ko ari uri gutukana n'uru ruhinja ngo ni Fisi. Mukecuru ndagira ngo nkwihanagire. Mukesha iki? Uzongera kumvunishiriza umwana mutumagiza ushize amahoro mu. Uranyumva ngumba. Ingumba ni wewe mukecuru. Ariko ari njye nawe ninde wabyaye umwana umwe nk'uyu. Mbabara utanara umujinya ugatuma nkubaho tukarwana. Ahubwo ahita umvira mu rugo cyangwa mpamagara abashinzwe umutekano. Amacacuru y'indondogozi gusa. Nizere ko icyo nshaka kuvuga cyumva. Niba ufite ibyo ukora ujye ubyikorera ureka kumvunisha. Kandi sinzongera kubisubiramo. Icyo kiraro cyawe se wazakiziritse ku ngute yawe nkamenya ko nta mukozi mfite. Aho ntugira ngo Methode niwe wenyine ukeneye akazi. Meto tayari se birahiye cyane rwose. Akira dore ni agatoki karimo n'utuboga. Ahubwo se ndatereka ariko n'ubikikira bikotse. Kora iyo radiyo bitereke kuri ako kameza. Nushaka unayizimye igihe iba yahereye ivuga. Ngaheguka turye. Ese ubundi Nkusi ndakumva. Waje nka kujyana mu rugo nkakomeza kukwitaho tubana ko aribwo byanyorohera. Gutya biramvuna n'akazi kaba katanyoroheye. Oya Meto. Kubera sinshaka ko hari undi muntu n'umwe nangaha cyari utarumenya ko mfite virusi itera sida. Ibyo wacu bankoreye narabibonye. Yohanya. Nubundi maze koroherwa uzakora ibyo ushoboye ibindi nzirwariza. Iwanyu bagukoreye ibiki se? Sha nkuko ejo nabikubwiye. Mbere ya corona najyaga gufata imitaho batanze. Aho ingendo zihagarariye rero mbura uko mbigenza. Bangiye iwacu nabwo ntangiye kuremba. Ayiwe. Mama aramatiriza njya kuyifata. Umuturanyi umwe wambonye niwe wabikongeje mu bandi. Ayiwe. Maze ubwo mpabwa akato koko. Bakajya bacyurira mu muhungu we kakubise baba none abonye ageze mu marembera aza kugwa iwabo. Nabonye ntakomeza kubaho muri ako kato mpita nkatandagaruka. N'imiti nyitayo kuko nari ntorotse mama. Yo. Disi ubu hari n'abandi benshi bahuye n'ibibazo nk'ibyawe muri iki gihe cya corona. Urabivuga urabizi. Umva Nkusi. Ntacyo guma hano nzagufasha uko nzashobora. Mbeka ite? Karame. Methode arahari? Oya ntarazi. Kireka gitina amasaha yo gutaha gifatire mu nzira bakiraze muri stade. None se ninde watetse? Nigewe. Ariko mama rwose bivuze ngo niyo mparu bifata nkaho nta muntu n'umwe uhari. Uranteye. Kumenyereye ko ibyo ari ukoga no kugenda se. Urumva guteka nabi gutekerereza. Mama nakugurizaga. Ubwo rero ugiye kunyishyura. Ndakuzi ubwo nubuze ibyo ugiye kunsaba. Nukuri mama mbabarira ungurize 2. Hari ahantu mu mujyi nshaka gusaba akazi. Nzaya kwishyura nyakubye inshuro 200 pe. Ariko se koko mwana wanjye ko nakuguriye touch screen ngo ujye ubona uko wigana na bagenzi wawe muri corona. Nayikuguriye ngo ujye hoza karenge mu mujyi koko. Ariko ntago mba ngiye gukora ubusa mama. Inaha cyarutare nta n'umutazi ko mfite umukobwa w'ikirumba. Ubwo wumva utangayisha koko Kayite. Wakwicaye ukiga ukazabona ikisubiza mu kizamini cya leta amashuri afunguye. Mama rwose ntukansetse. Setse kisi. Cyakora nkubwiza kuri mama. Nta gahunda yo gusubira mu ishuri mfite. Ngo iki? Maze mba numva n'ubwonko bwanjye bufite ubunebwe bwo gufata mu mutwe. Ariko mana yanjye ko. Ngaho Kayite sakuriye nyina inzira ku murima ko adashobora kwigira ku ikoranabuhanga. Aha aya mashuri azayarangiza. Methode we sibyo yemereye Nkusi azabikorara naho ubutaha. Reka twese hamwe dusigasira amagara yacu ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. Urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Ngewe ko nabyumvaga numvaga kwifata abasaza.
ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Iki kiganiro mugikurikira kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5, radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse no kuri radiyo Isangano ivugira kuri 89.4 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. nyuma yo kumva ikinamico wifuza gutanga igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku biganiro tubagezaho watwandikira kuri telefoni igendanwa ariyo 0728 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi bihawe ikaze. Ni nayo mpamvu muri studio nakiriye mugenzi wanjye Christelle Wikeza ugiye kutugezaho ibitekerezo byanyu byamaze kumugeraho. Christelle, umwanya ni uwawe. Urakoze cyane ko mu mwanya rero bakunzi mudukurikiye ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kutugezaho kuri iyi ngingo ya none. Ireka ubutumwa mbuhere kuri Niyirora Emmanuel uherereye mu karere ka Nyanza aho yagize ati ingaruka za COVID-19 mu buryo bw'imitekerereze nko ku banyeshuri bitakarije icyizere bigira mu kwishakira imirimo. Ubushomeri bwariyongereye kuko ahubwo abakoresha ho kongera abakozi barirukana. Naho Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 mu buryo bw'imitekerereze ni nyinshi cyane. Harimo nko gora bumva bari mu gihirahiro kigiye korona izarangirira. Kwiheba kuko nuvuga kwihangira umurimo usanga bigoye kuko ubucuruzi nabwo bwahungabanyijwe na COVID-19. Reka ubutumwa mbuhinire kuri Jean uri Kigali aho yagize ati icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka nyinshi ku mitekerereze ya muntu. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa maze kwakira nubu ariko namwe mwakomeza mukabwuhiriza ndakomeza mbwakire tuzabuheraho ubutaha. Turabashimiye mwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu muri iki kiganiro. Turabibutsa ko mwakomeza kudusangiza ibitekerezo kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Mwadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo. Aha niho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi cyagarutse ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe by'umwihariko uko wabungabunga ubuzima bwawe bwo mu mutwe muri iki gihe isi yose ihanganye no kurwanya icyorezo cya COVID-19. Wifuza kongera kumva iki kiganiro ndetse n'ibindi tumaze kubagezaho bigamije kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda wabisanga kuri YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Turabashimiye kubana natwe uyu munsi. Dushimiye itsinda rigari ry'abanyamakuru b'umuryango Ejo Youth Echo bagize uruhare mu itegurwa ry'iki kiganiro. Reka tubararikiye kuzabana natwe kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Ikiganiro Ejo cyari gihagarariwe na Nige na Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Nitwa Nicole Giraneza, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro Ejo. Ngewe ko numvaga ko ifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Iki kiganiro mugikurikira kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5, radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse no kuri radiyo Isangano ivugira kuri 89.4 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda.